Umuhanzi akaba n'umuramyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana bamwita Israel Mbonyi, nyuma yo guca agahigo ko kuba ariwe muntu wujuje abantu bamukurikira ku rubuga rwa YouTube miliyoni ebyiri mu Rwanda. Reka nkwibutse ko nta n'ikindi kinyamakuru cyangwa se n'undi muntu ku giti cye wigeze agera aba bantu ku rubuga rwa YouTube. Nyuma rero yo guca agahigo ko kuba yarujuje miliyoni ebyiri z'abamukurikira kuri uru rubuga rwa YouTube, reka nkubwire ko yaje gukomeza guca agahigo nyuma y'uko ashyize indirimbo ye hanze yitwa Sitamuwacha. Israel Mbonyi rero yemeje ko yihaye gahunda yo guha abakunzi be indirimbo nyinshi mu z'igihe cya alubumu ye Hobe. Na alubumu ye yise Hobe mbere y'igitaramo azakorera mu Ukuboza 2025. Uyu muhanzi rero ari mu bakomeye mu Rwanda, ni umuhanzi ukunzwe mu Rwanda, muri East Africa ndetse no ku isi yose. Abantu benshi baramuzi, ni umuhanzi ukora indirimbo zifasha abantu bakarira, abantu bakisanga nyine mu bihangano bye. Yavuze ko rero nyuma y'indirimbo ye nshya yashyize hanze kuri uno munsi nayo iri kurebwa ku rwego rwo hejuru, yavuze ko buri cyumweru ateganya kuzajya asohora cya kane, ubwo niko yakise kizaba kiba. Yakomeje agira ati nta guhagarara, abantu bagomba kuzabyina nyuma yo gusohora indirimbo ye ya mbere. Ndashaka ko buri cyumweru kugeza Ukuboza 2025 ubwo nzaba ntaramana nabo. Niyo magambo rero uyu muhanzi Israel Mbonyi yabaye yavuga. Iyi alubumu rero ikubiyemo indirimbo nshya nziza kandi ziteye amatsiko, zifasha abantu bagiye batandukanye gukomeza kwegerana n'Imana, kuganira n'Imana. Iyi alubumu ye rero yiswe Hobe, izaba igizwe n'indirimbo 14 zose, ikaba yarayimurikiye muri Intare Conference Arena ku wa 6 Ukwakira 2025. Izi ndirimbo rero ziri mu ndimi eshatu: Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igiswahili, ikaba ikoze mu njyana zirimo amapiyano. Israel Mbonyi rero akomeje gusohora indirimbo, ni nako imyiteguro ari yose y'igitaramo Icyambu Kane kizaba gikurikirana n'ibindi bikagenda neza, kuko ni nawe muhanzi waciye agahigo ko kuba yarujuje inzu izwi hano mu Rwanda ho nk'umusingi wa entertainment cyangwa se w'abahanzi. Inzu ya BK Arena niwe muhanzi wenyine wabashije kuba yayuzuza rero hano mu Rwanda ndetse no mu isi hose. Abantu benshi baramuzi, akora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Akaba iyi alubumu ye rero bita Hobe ibaye alubumu ya 5 nyuma ya number 1 yamurikiye mu gitaramo yakoreye muri Kigali Serena Hotel mu 2015. Iya kabiri rero yise Intashyo yayimurikiye mu gitaramo cyabereye muri Kigali 2017. Mu mwaka wa 2023 nibwo Israel Mbonyi yaherukaga gusohora alubumu ye yise Nk'umusirikare. Iyi yari yo ikurikiye alubumu bita Mbwira na Icyambu muri BK Arena mu mwaka wa 2022. Uyu Israel Mbonyi rero yavuze ko abakunzi ba Genesis Comedy bagiye kuzaganuzwa kuri alubumu ye mu minsi iri imbere mike. Israel Mbonyi rero yihaye gahunda nshya yo gusohora indirimbo buri cyumweru mbere y'uko igitaramo Icyambu Kane kizaba kijya hanze. Reka nkwibutse gukanda subscribe rero kuri uno muyoboro. Ni umuyoboro ukugezaho update zigiye zitandukanye, haba muri entertainment, mu makuru y'imikino, mu makuru asanzwe yo hirya no hino mu turere ndetse no hanze y'igihugu. Nta handi wayasanga, ni hano kuri Menya Nibi. Niyo mpamvu rero nkwibutsa gukanda subscribe 5 kuri 5 tujye tubana mu makuru agezweho mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Wisigara wicikwa, abantu 8,500 barenga bamajije guhitamo n'umuyoboro ubagezaho update. Nawe rero wisigara, ni muri urwo rwego tukubwira gukanda subscribe kugira winjire muri uwo muryango mugari wa Menya Nibi Info, utazajya ucikwa n'amakuru yabereye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Reka rero tubararikire iki gitaramo cy'uyu muhanzi Israel Mbonyi
tubararikire iyi alubumu ye. Nimba uri umukunzi wa Israel Mbonyi, reba hasi handitse subscribe, update ni kuri update, uko azajya asohora indirimbo uzajya urabimenyera hano kuri no muyoboro wa Menya n'Ibinfo. Ndagushimiye rero we twabanye, reka nkubwire ngo ukomeze kugubwa neza, ukomeze kugira ibihe byiza. Update zacu zo ni buri munota, ni buri saha, ko tubonye update z'ingirakamaro duhita tuzibagezaho. Uyu ni umuyoboro ukugezaho rero update zinonosoye, amakuru yizewe 100%, nta handi wayasanga. Ndagushimiye rero we twabanye, murakoze, murakarama, ciao ciao.